Aba bombi banditse ibigwi mu muziki nyarwanda, yaba The Ben ndetse na Bruce Melodie. Buri wese afite abafana batagira ingano kuri buri umwe. Aho The Ben yatangiye umuziki wo mu njyana ya R&B mu 2008, atangira n'indirimbo ye ya mbere bise Amaso ku Maso imuha amahirwe yo kuzamuka. Naho Bruce Melodie yatangiye n'indirimbo ye ya mbere Tubivemo, nawe imuha amahirwe yo kuzamuka. Umusore utunganya indirimbo z'abahanzi batandukanye wamenyekanye nka Meddy, umwe mu bagize uruhare mu gukora indirimbo yari yahuje Bruce Melodie na The Ben, yatangarije byose inyarwanda.com icyatumye indirimbo itajya ahagaragara. Yagize ati ubwo The Ben yari mu Rwanda yahamagaye Bruce Melodie ngo aze bakorana indirimbo, undi yahise aza yihuse ariko yatashye iyo ndirimbo itarangiye kandi ntiyakorwa. Meddy kandi yavuze ko ubwo Bruce Melodie yari amaze kuhagera yasanze The Ben ari gukina PlayStation. Ni umukino wo gukinisha amatente umupira muri televiziyo wifashishije agakoresho mu ntoki kabugenewe, yari kumwe na Zizo Alpacino. Nibwo bahise bajya muri studio, gusa The Ben yaje kumva atabikunze arabireka. Nyuma y'uko umushinga wa mbere ujemo ibibazo, batangiye undi mushinga wa kabiri. Ubwo bari bawugeze hagati, Bruce Melodie yibajije impamvu The Ben ataza kugira ngo bafatanye. Yabifashe nk'ahari agasuzuguro maze ahita nawe abivamo. Ati Bruce Melodie yasohotse muri studio abwira The Ben ko ananiwe ko bazaba bakorana. Ubwo nibwo umushinga wa kabiri nawe wahise uhagarara. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki 25 Ugushyingo 2023 nibwo umuhanzi Bruce Melodie yari ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe, aho yari agiye gufata rutemakirere imwerekeza muri Amerika, bitaramo yari agiye kuhakorera. Yavuze ko The Ben niba yaranze bato ubwo atari ngombwa ko icyo areba ari ikintu kirimo inyungu. Ibi kandi byabaye nyuma y'uko bagiye bategura gukorana indirimbo bikanga. The Ben ubwo yerekeza mu gihugu cya Canada mu gitaramo yari agiye kuhakorera, yabanje kuvuga ko ibyo yumva bavuga ko bashaka bato hagati ye na Bruce Melodie atari byiza. Ayo magambo ye yatumye benshi bamwibasira bagira bati niba uri umuhanga mu kuririmba nta mpamvu yo gutinya bato. The Ben yakomeje avuga ati ubundi hateguye igitaramo abafana ba The Ben na Bruce Melodie tukabashimisha byaba byiza. Ijambo bato muryirinde kuko amateka y'igihugu cyacu yerekana ko ihangana ricamo abantu byiciro atari ryiza. Bitewe n'amateka y'igihugu cyacu nta bato dukeneye. Ayo ni amagambo ya The Ben. Umuhanzi Bruce Melodie nabwo yaganiraga n'itangazamakuru yagize ati none se nyine niba atabishaka ibyo kujya muri bato ubwo nyine ntago ari ngombwa. Bato ni urugamba rw'ihangana riri hagati ya babiri cyangwa barenze babiri bagamije kwemezanya. Bruce Melodie kandi arabisobanura neza cyane ko ibya bato byazanywe na Muyoboke Alex, maze ubundi nawe ahita abyemera. Mu kiganiro yigeze gukorera ku muyoboro wa YouTube Dore Intambara, yagize ati nigeze kumva muvuga ibya bato, niba nayo muyishaka muzamuzane ubundi mwemeze. Ni amagambo ya Bruce Melodie. When She's Around ni indirimbo yakoze afatanije na Shaggy. Uyu muhanzi Bruce Melodie yaje kujya kwitaramira muri Amerika mu bitaramo yise Heart Media Jingle Ball. Mu magambo yumvikana neza cyane, Bruce Melodie yanavuze ko ataguma muri Amerika kubera ko nta hantu ashobora gukura abantu bamukunda nk'uko abanyarwanda bamukunda. Tariki ya 9 Gashyantare 2024 nibwo Bruce Melodie yatambukije ubutumwa ku rubuga rwa Instagram ati nagenda n'ubundi ntatuzi yamvomeraga. Ikibazo nanjye nuko njya nibagirwa byose nkabivuga, muze kumbabarira nimba mbeshye, ariko The Ben yarazimye. Ayo ni amagambo ya Bruce Melodie. Bruce kandi yakomeje avuga ko ubwo yakoze indirimbo ni Forever igakundwa cyane, bivuze ko isaha ku isaha yagaruka. Kubera ayo magambo yababaje abantu benshi bakunda The Ben, byatumye kuwa 13 Gashyantare 2024 Bruce Melodie abimunyujije ku muyoboro wa YouTube Dore Intambara yasabye imbabazi abantu bose bababajwe n'amagambo yavuze. Yagize ati mumbabarire ntabwo nzongera, nubwo navuze ko nta mazi amvomera. Oya, naribeshyaga ahubwo yayamvomera. Ariko abantu bajye bamenya ko tuba turi mu myidagaduro kandi bamwe ibintu byinshi by'amatiku, gusa nta roho mbi ibamo. Yakomeje avuga ko ubuzima bwo myidagaduro nta buhuriye n'ubuzima tubamo hanze kandi ntawe biba bihuriye no kwinjira mu buzima bwa muntu.
Umwaka wa 2023 kuri aba bahanzi bombi waranzwe n'amagambo menshi ashaka kubahanganisha nyuma y'uko aba bombi bakoreye ibitaramo mu gihugu cy'u Burundi. Kwibutsa kujya hasi kuri new updates ukareba ijambo subscribe ryanditse mu ibara ry'umukara ukarikanda ndetse ukakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro bishya bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye aho waba uri hose. Ibi kandi byaba bombi The Ben na Bruce Melodie. Umuraperi Bulldog nawe yabivuzeho. Uyu munyabigwi mu muziki w'u Rwanda by'umwihariko muri hip hop Ndayishimiye Bertrand uzwi nka Bulldog yagaragaje icyo atekereza kwihanganira maze iminsi rivugwa hagati y'abahanzi nyarwanda Bruce Melodie na The Ben. Mu kiganiro yagiranye na The Choice Live TV, Bulldog yagaragaje ko mu muryango mugari amakimbirane ahoraho. Gusa avuga ko muri muzika biba bishingiye mu kwerekana ko umwe ari we kibamba, kubera abantu baba bakora ibintu bimwe. Gusa avuga ko amakimbirane atari meza hava akagera. Bulldog akaba agaragaza ko amakimbirane hagati y'abahanzi agira ingaruka ku bandi bantu badafite n'abo bahuriye n'abo baba bahanganye, ndetse ashimangira ko nta bantu b'abagabo bagakwiye kwirirwa mu tugambo basenyana, ahubwo bagakwiye kwicara hasi bagacoca ibibazo. Binkorera ni indirimbo yakozwe ndetse ijya hanze mu mashusho n'amajwi mu mwaka wa 2017. Yaririmbwe na The Ben afatanyije na Shiba Karungi. Ukugura kwa The Ben na Shiba bagakora indirimbo byatumye benshi mu babakurikira ndetse bakurikira n'imyidagaduro muri rusange bibaza kuri The Ben ndetse n'urwego ariho. Atangira kujya afatwa nk'umwami mu muziki. Ibyo bikimara kuba, Bruce Melodie yabonye ko The Ben gukomeza avugwa cyane bimurambiye mu matwi, nawe arahaguruka ajya muri Uganda gukora indirimbo na Shiba bise Emberazo. Nayo iza gukundwa ku rwego rwo hejuru cyane n'abatari bake. Muri icyo gihe izi ndirimbo zombi zaragereranijwe bikomeye, urugamba rubura gica. Gusa kuri ubu Emberazo yarebwe n'abantu 1,400,000 mu myaka 5, mu gihe Binkorera yarebwe n'abantu 2,800,000 mu myaka 6. Byumvikana ko Binkorera ariyo yaba yaraciye agahigo. Ibyarangiriye aho kandi ubwo The Ben yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2020 yaganiriye n'umuhanzi ubarizwa muri Tanzania Diamond Platnumz ku ikoranabuhanga, amusaba ko bazakorana n'indirimbo. Undi nawe aramwemerera aza kujya muri Tanzania muri Wasafi Records. We na Diamond baza gusohora indirimbo yitwa Why mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Bruce Melodie nawe aza gukorana indirimbo na Harmonize, indirimbo bita Totally Crazy. Gusa n'ubundi aho hose The Ben yagiye amurusha. Mu minsi ya vuba aha Bruce Melodie aherutse gufata indirimbo yakoze bita Funga Macho, ayisubiramo ari kumwe n'umuhanzi wamamaye cyane ku isi hose Shaggy, bayita When She's Around. Ibuka gukanda subscribe kuri new updates, ukande no kunzogera utazajya ucikanwa n'ibiganiro new updates zaba yabateguriye. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye hacicikana ko ibi ari bimwe mu byatumye Bruce Melodie ataboneka mu bukwe bwa The Ben. Hari n'abibaza impamvu umuhanzi Ngabo Meddy uzwi nka Meddy impamvu atabugaragayemo. Umuhanzi The Ben yabashije gutaha ibirori by'ubukwe bwa mugenzi we Meddy na Mimi, banafatanya kuririmba indirimbo My Vow yongerereye igikundiro Meddy. Binavugwa ko iyi ndirimbo yanditswe na The Ben akayiha Meddy mu buryo bw'impano nkuru nk'umuvandimwe. Umuhanzi Meddy usanzwe afatwa nk'umuvandimwe wa The Ben yagize inzitizi ntiyaboneka, ariko agenera ubutumwa The Ben na Pamela. Ni ibirori byasusurukijwe mu buryo bwa Kinyarwanda, aho itorero Inganzo Ngari ryabyiniye rikanaririmbira abageni n'abashyitsi. Abahanzi bagezweho muri iyi minsi Chris Easy, Shemi na Okama batunguye The Ben na Pamela babaririmbira Rahira imaze imyaka 13 igiye hanze. Ni indirimbo The Ben yakoranye na Riza Kamikazi nawe watashye ubwo bukwe. Meddy utarabonetse yatanze ubutumwa mu mashusho avuga ko bitamukundiye kuhagera kubera impamvu zinyuranye. Yagize ati akazi n'ibindi bitandukanye byatumye ntaboneka. The Ben na Pamela turabashyigikiye, mbifurije kuzagira urugo rwiza, urukundo ruzabe rwinshi, Imana izabaho umugisha.
Umuhanzi wo muri Tanzania Diamond Platnumz nawe yifurije The Ben na Pamela kuzagira urugo rwiza no kwibaruka. Mu bandi bifurije urugo rwiza abageni harimo Ommy Dimpoz, umuhanzi wo muri Tanzania wasobanuye ko amaze imyaka myinshi ari inshuti ya The Ben na Pamela, ndetse yanabageneye ubutaka kubwo afite iwabo i Zanzibar nk'impano. Muri ibi birori kandi umubyeyi wa Pamela nawe yabasabiye umugisha ku Mana, abifuriza kuzagira urugo rwiza. Yagize ati Pamela yambereye umukobwa mwiza, nawe azagira urugo rwiza ruhire. Umubyeyi wa The Ben nawe yavuze ko ashimira abantu bose basengeye ubukwe bw'abana babo. Yasabye The Ben na Pamela kumufata nka mama wabo aho kumufata nka nyirabukwe. Yabahaye impano ya Bibiliya ndetse abifuriza n'ijuru. Ibuka gukanda subscribe no kunzogera ku muyoboro wa YouTube new updates kugira ngo ibiganiro nk'ibi bishya by'ibyamamare n'ibindi bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye aho waba uri hose. Kandi niba wakunze iki kiganiro ukande no kuri like ndetse ujye no muri comment ugira icyo wandika ku kiganiro wumvise. Mwari kumwe nanjye Bertrand, nawe ubutaha.